Hari mu masaha y'igicamunsi ubwo twageraga muri santere ya Karumu umurenge wa Jari akarere ka Gasabo aho umugabo uri mu kigero cy'imyaka 45 yari amaze gukurwa mu gishanga n'inzego z'umutekano yuzuye ibikomere ku mubiri nyuma y'uko amennye ikirahure cy'aharinze imwe ikinirwamo imikino y'amahirwe izwi nka betting agakubitwa. Abari aha bavuze ko yataye ubwenge kubera kuribwa n'iyi mikino, bakavuga ko imaze kuba ikibazo kuri benshi bagasaba ko yahagarikwa cyangwa ikagabanyirizwa amasaha ikora. Ukuntu byagenze ni umuribwa nyine uriribwa muri forotari, yaje ashobora kuba yari yasomye agacupa, baramubwira ati akarabe aranga. Hari abahungu bamusohoye ngo asohoke hanze atanduza abandi, ahita arwana akubita kiriya kirahure ingumi arakimena. Bavuze ko bafunze insengero kuko ngo zishuka abantu cyangwa ziyobya abantu, kandi njye naje gusanga ibingibi bya betting nibyo biyobyabwenge bya mbere bibaho ku isi, kuko ni nabyo bigiye kurangiza abantu burundu rwose, kubera yuko sindabona umuntu agiye gusenga ngo narangiza ajye kwiyahura, cyangwa se sindabona umuntu agiye gusenga avuye mu rusengero ngo narangiza ajye kwijugunya mu modoka. Ibintu byo kubetinga ni bibi. Abagore rwose bamwe birukanya abagabo, umuntu ajya gukorera bibiri nk'ahari akabizana hari agahita birya. Ubwo urumva nyine mu mutwe hari ibintu bita byivanga. Urugero reba, hari nk'umwana ejo wundi wibye miliyoni, hari inkwano ya mushiki wiwe aza kuyishyiramo nyine irashya burundu iragenda. Nimba umuntu abizindukiramo wa mungani, iyo leta ikabareka bakabizindukiramo, ibindi biyobyabwenge nimba ari izo nzoga utubari tukaba tutemerewe gufungurwa mu gitondo, n'insengero bakazifunga bagasiga iyo beti, babareke baze wenda saa 8 ariko bakoze n'akandi kazi. Urusimbi ntago ari akazi, nibyo bisaza abantu. Mu mboni z'impuguke mu bukungu zivuga ko iyi mikino y'amahirwe ikwiye gukorerwa ubugenzuzi hakarebwa niba abantu badahomberamo bakaba baba umutwaro kuri leta. Uyu ni Teddy Kaberuka. Nk'uko bavuga ngo utubare ntitwakagombye gukora mbere y'amasaha, tuvuge nta hantu wabona akabare gakora mu gitondo saa 4, abantu batatakaze ahubwo bakajya muri ibi, nabyo byakagombye ahubwo bakabijyamo bavuye mu kazi, ubona aricyo binjije. Ntekereza ko nubwo yaba yaranashyize n'amategeko, hari no kureba ariko ubundi ibi bintu inyungu tubivanamo nk'igihugu cyangwa se igihombo biduteza, ugashyira ku munzani ukareba ikiza bakeya gusa ba nyirabyo bashyizemo amafaranga. Ikindi hari n'uburyo bwinshi bwo kuvuga ngo ariko ubundi umuntu yakagombye gushyiramo amafaranga angana iki, kuko ntago byumvikana ukuntu umuntu urugero ashyizeho nk'ibihumbi 100 kandi wareba ku mitungo ugasanga nta n'ibihumbi bindi 100 asigaranye, kuvuga ngo uwo muntu abafashe risk ishobora no kumuganisha mu kaga, kandi ejo nakena akabura aho kuba n'ubundi azabera umutwaro leta ngo imwubakire. Niyo mpamvu rero leta igomba kubikurikiranira hafi, ibishyira mu kaga abaturage ikabihagarika cyangwa igashyiraho ingamba zatuma badahomba cyane. Mu kwezi kwa gatandatu uyu mwaka nibwo guverinoma y'u Rwanda yagennye urwego rw'igihugu rw'iterambere RDB kujya rugenzura imikino y'amahirwe mu Rwanda, ariko mu gushaka kumenya icyo urwego rubivugaho batubwiye ko bakiri gukora imirongo ngenderwaho n'amabwiriza, twategereza igihe amabwiriza azasohokera. Vestine Umurerwa, Isango Star.